Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye cyane kukugezaho ikiganiro cyacu cyitwa Inzira yo gukiranuka. Twahisemo kugiha iryo zina kuko twifuza gucukumbura inyandiko z'abahanuzi zihishura uko abantu bakiranirwa bashobora kuba abakiranutsi imbere y'Imana. Mbese ukurikira iyihe nzira? Ni inzira yo gukiranuka cyangwa ni inzira yo gukiranirwa? Wifuza kumenya inzira yo gukiranuka iva ku Mana? Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 5:6. Birashoboka ko hari abatekereza ngo inzira yo gukiranuka dusanzwe tuyizi, ntidushishikajwe no kumenya izo nyandiko z'abahanuzi ba kera. Niba utekereza gutyo, ndagusaba kumva ibyo umuhanuzi w'Imana witwa Salomo yanditse. Yaravuze ngo hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Aya magambo yanditse mu Migani ibice 14:12. Muri Bibiliya yera mu gitabo cyitwa Zaburi cyangwa Zaburi mu Cyarabu, umuhanuzi Dawidi se wa Salomo yavuze byinshi dukwiriye kumenya birebana n'inzira yo gukiranuka yashyizweho n'Imana. Yaranditse ngo ntawe ukiranuka n'umwe, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 14 umurongo wa 1 n'uwa 3 no mu Baroma ibice 3 umurongo wa 10 n'uwa 12. Nicyo gituma Dawidi yanditse iri sengesho muri Zaburi akavuga ngo Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore kubw'umurava wawe unyigishe. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 25 umurongo wa 4 n'uwa 5. Niba Uwiteka Imana yacu atatuyoboye mu nzira y'ukuri, ntituzigera tumenya inzira yo gukiranuka. Tuba tumeze nk'umwana waburiye mu mujyi munini cyangwa nk'intama yazimiriye mu butayu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Aya magambo yanditse muri Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 9 na Timoteyo wa 2 ibice 2 umurongo wa 4. Nta cy'ingenzi kiruta kumenya udashidikanya kuri mu nzira y'ukuri iganisha ku Mana. Muri ibi biganiro bivuga ku nzira yo gukiranuka, tuziga ibyanditswe hakurikijwe igihe byagiye byandikwa. Tuzakurikira inkuru z'abahanuzi b'Imana umwe kuri umwe, duhereye mu ntangiriro kugeza ku iherezo. Ijambo ry'Imana rifite intangiriro rikagira n'iherezo. Nuko rero tuzacukumbura inkuru zo mu byanditswe duhereye aho Imana ubwayo itangirira, ni ukuvuga mu ntangiriro ry'ibintu byose. Tuziga ibintu byinshi by'ingenzi byerekeye Imana n'abahanuzi. Tuzabona ko nubwo abahanuzi benshi banditse ibyanditswe byera, umwanditsi umwe rukumbi ari we wahumekeye muri abo bahanuzi. Uwo mwanditsi nta wundi ni Imana. Ibyanditswe by'abahanuzi bikubiyemo inkuru nyinshi, ariko zizingatiye ubutumwa bumwe bw'ibanze, ari bwo inkuru nziza ivuga uburyo abantu bashobora kuba bakiranutse imbere y'Imana. Ndagusaba gutega amatwi neza no guhora ukurikira ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Ibi biganiro biteguye mu buryo buzagufasha kurushaho kumenya Imana n'ijambo ryayo. Waba uzi uko Imana imeze cyangwa aho Satani yaturutse? Uzi impamvu Imana yaremye umuntu cyangwa uko icyaha cyinjiye mu isi nziza Imana yari yararemye? Wigeze usoma inkuru nziza y'umuhanuzi w'Imana witwa Nowa n'umwuzure? Uzi mu by'ukuri icyo abahanuzi b'Imana banditse? Uzi impamvu Aburahamu yiswe inshuti y'Imana? Mbese ushobora gusobanurira neza inshuti zawe cyangwa abana bawe ibyerekeye ubutumwa bw'abahanuzi? Mu myaka ibihumbi ishize, umuhanuzi Yobu cyangwa Ayubu mu Cyarabu yabajije ikibazo kigira kiti, ariko se umuntu yashobora ate gukiranukira Imana? Aya magambo yanditse muri Yobu ibice 9 umurongo wa 2. Uzi icyo Imana yasubije Yobu? Mbese uzi uko waba umukiranutsi imbere y'Imana? Niba wifuza kumenya igisubizo cy'Imana kuri iki kibazo no ku bindi bibazo nk'ibi, ndakurarikira gutega amatwi iki kiganiro Inzira yo gukiranuka. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ni rigari cyane, ni ryiza, ni rizima
kandi rirakomeye. Ikindi kandi ijambo ry'Imana ntacyo rihisha, ritwereka uko umuntu ameze. Ibyanditswe biravuga ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Aya magambo yanditse mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 13. Mu kanya gato dusigaranye mu kiganiro cy'uyu munsi, hari ukuri kw'ingenzi tugomba gusigarana. Uko kuri ni uku: Imana yaravuze. Imana isumba byose yaravuze. Imana yavuganye n'abantu kandi irashaka kuvugana nawe. Tekereza wakiriye urwandiko ruturutse ku mwami ukomeye wa kure cyane. Mbese urwo rwandiko warusoma? Ese wakwita ku byo yakwandikiye muri urwo rwandiko? Wakwita ku magambo y'uwo mwami? Mbega ukuntu twari dukwiriye kwitonda cyane igihe Imana isumba byose ivuganye natwe. Ni gute Imana yavuganye n'umuntu? Ibyanditswe byera bitubwira ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Aya magambo yanditse mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 1. Nibyo rwose, bumwe mu buryo Imana yavuganyemo n'umuntu yakoresheje abahanuzi. Kera Imana yashyiragaho abantu bamwe kugira ngo bavuge ijambo ryayo kandi baryandike mu bitabo cyangwa se imizingo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Aya magambo yanditse muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 20 n'uwa 21. Iyi Imana ibishaka yari kwiyandikira ibyanditswe cyangwa ikabwira abamarayika bayo bakabyandika, ariko siko yabikoze. Imana yatoranyije abantu basanzwe kugira ngo bayandikire ibyanditswe. Abo bantu tubita abahanuzi. Abahanuzi b'Imana twavuga ko bari nk'abanyamabanga b'iki gihe. Imana yashyize mu bitekerezo byabo ibyo bagombaga kwandika maze babyandika mu cyimbo cy'Imana. Ariko buri muhanuzi Imana yaramuretse yandika mu magambo ye. Imana yahumetse buri jambo, ariko ntiyirengagije imiterere y'umuhanuzi ku giti cye. Igitabo cy'Imana ntikirimo amagambo Imana yavuze mu buryo butaziguye gusa, harimo n'ibitekerezo, amasengesho n'ibibazo by'abantu bameze nkawe nanjye. Mu nkuru zivuga uko Imana yakoranye n'abantu, Imana ishaka kutwereka uko imeze n'uko dushobora kuyegera. Kuki Imana yahumekeye mu bahanuzi kugira ngo bandike ibyanditswe byera? Yabahumekeyemo kugira ngo abantu bo mu bisekuruza byose babashe kumenya icyo Imana ishaka ko bamenya. Imana yavuganye n'abahanuzi kuko ishaka kuvugana nawe nanjye binyuze mu byo abo bahanuzi banditse. Iby'Imana yavuze byose ibinyujije mu bahanuzi bifite akamaro kuri twebwe abariho uyu munsi. Imana ishaka ko buri wese muri twe amenya ubutumwa bw'abahanuzi. Bamwe bashobora gutekereza ngo sinkeneye kumenya ibyo abahanuzi ba kera banditse, amagambo yabo ntacyo amariye. Buri muhanuzi yari afite umurimo cyangwa intego yagombaga gusohoza, ariko igihe cyabo cyararangiye. Twebwe abariho uyu munsi ntidukeneye kumenya icyo abahanuzi ba kera bavuze. Mbese nawe ni ukubyumva? Tegereza, ibitekerezo by'Imana ntibyemeranya na bene ibi bitekerezo by'abantu. Umva uko Uwiteka Imana ivuga. Muri Matayo ibice 5 umurongo wa 18 na 19 haravuga ngo kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 naho hakavuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ni ukuri rwose ibyo abahanuzi banditse byose bifite agaciro gakomeye, kuko babyanditse kugira ngo abantu bo mu bisekuruza byose babashe kumenya inzira y'agakiza yashyizweho n'Imana. Waba uzi ibyo abahanuzi b'Imana banditse? Imana ishaka ko tumenya ijambo ryayo, tukaryizera kandi tukaryumvira. Ibyanditswe biravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro. Aya magambo yanditse muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 19. Nibyo rwose, rimwe na rimwe duhura n'abantu barwanya igitabo cy'Imana bavuga ngo nta wakizera, cyuzuyemo amakosa menshi, cyarahinduwe. Nyamara
urwanya ijambo ry'ukuri aba arwana n'Imana ubwayo. Undi mugani w'Abanyafurika uravuga ngo igi ntiryakirana n'urutare. Ijambo ry'Imana ni urutare, umuntu nawe ni igi. Umuntu ntashobora guhindura ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana gushobora guhindura umuntu. Imana irahambaye kandi ibasha no kurinda ijambo ryayo rihoraho iteka ryose. Icyo ni cyo umwami ubwe yavuze mu gitabo kizwi nka Injili. Ibyanditswe mu butumwa bwiza byitwa Injili muri Korowani, bisobanura inkuru nziza cyangwa ubutumwa bwiza mu Cyarabu. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Matayo, igice cya 24, umurongo wa 35. Abantu benshi bagerageza kurwanya ijambo ry'Imana kuko rigaragaza ukuri kw'imiterere y'imitima yabo. Umva icyo Imana ivuga ku ijambo ryayo. Mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 12 haragira hati: kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nibyo rwose, ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, ribwira umutima w'umuntu. Ibyanditswe byera nicyo cyegeranyo cy'ibyanditswe bimaze igihe kirekire kurusha ibindi ku isi, kandi biracyafite akamaro kuri buri muntu wese. Nta gifite akamaro kurusha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni nk'indyo yuzuye, rishobora kukubera ryiza, ariko iyo utaririyeho ntacyo rikumarira. Nicyo gituma ugomba kurya ku ijambo ry'Imana, niba koko wifuza ko hari icyo rikumarira, kuko ari ryo ritunga ubugingo bw'umuntu. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 4 umurongo wa 4. Abafite inzara n'inyota byo gukiranuka nibo bonyine bazahazwa. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 5 umurongo wa 6. Mbese ugira inzara y'ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, kandi ibyo kurya byiza. Ntabwo ari ibyo kurya bitunga umubiri wawe, ahubwo ni ibyo kurya bitunga umutima n'ubugingo byawe. Nuko rero ndakubwira wowe utinya Imana kandi wubaha ijambo ryayo ngo uzagerageze gutega amatwi buri kiganiro cyose kiboneka mu ruhererekane rw'ibiganiro byitwa Inzira yo Gukiranuka. Bizagufasha kurushaho kumenya ibyo Imana yavuze kera cyane mu kanwa k'abahanuzi bayo, maze ubashe kumenya uko waba umukiranutsi imbere y'Imana yera. Kera Imana yaravuze, kandi n'uyu munsi Imana iracyashaka kuvugana nawe. Mbere yuko dutandukana uyu munsi, ni byiza ko tugira ikindi kintu dusobanura neza. Mu biganiro byacu nta muntu n'umwe cyangwa ikintu na kimwe tuzashingiraho keretse gusa ibivugwa mu byanditswe by'abahanuzi b'Imana. Abanditse ibi biganiro nta kundi kuri bazi ku Mana usibye ukuri Imana yamenyekanishije mu byanditswe. Ibyo umuhanuzi Yohana mwene Zakariya yavuze mu butumwa bwiza cyangwa muri Injili ni ukuri, kuko yavuze ngo ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Aya magambo yanditswe muri Yohana ibice 3 umurongo wa 27. Ntidushingira ku bumenyi bwacu, dushingira gusa ku ijambo ry'Imana. Twifuza kumenyekanisha iby'Imana yatangaje mu ijambo ryayo ibinyujije mu bahanuzi bayo. Mbese uzi ibyo Imana yavuze mu byanditswe by'abahanuzi? Waba uri mu bantu bafite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana no gukiranuka nyakuri? Imana yihishuye mu ijambo ryayo, kandi ihishura n'inzira y'ukuri y'agakiza. Ndakurarikira kubana nanjye muri ubu bucukumbuzi bw'ibyanditswe buboneka muri iki kiganiro Inzira yo Gukiranuka, kugira ngo umenye neza ibyo Imana yavuze. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyanditswe kera byose byandikiye kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 15 umurongo wa 4. Icyama twese tukamenya uku kuri kuvuga ngo Imana yaravuze, kandi yifuza ko buri wese ayumva kandi akabaho. Umukuru n'umuto, umugabo n'umugore, umukire n'umukene, Imana ivugana na buri wese muri bo. Muri Yesaya 55 umurongo wa 3 haravuga ngo mutege amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Wakoze gutega amatwi. Imana nibishaka tuzongera tuganira ubutaha ku nyigisho ya 2 yitwa ngo Imana imeze ite. Imana iguha umugisha. Ukomeze gutekereza kuri ubu butumire bwiza bw'Imana dusanga muri Yesaya ibice 55 ku murongo wa 3 buvuga ngo nimutege amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka.
mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0788 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0788 12 79 018.